ikaze mwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi mbazaniye inkuru yatangaje abantu benshi cyane abakurikirana imbuga nkoranyambaga za Dorcas wa Papi Clever. Uyu mubyeyi yongeye kuvugisha benshi nyuma yo kugaragara yambaye ipantalo arenzaho ijipo ubwo barimo kujya mu rugendo. Abantu benshi bamunenze banyuze ku mbuga nkoranyambaga, abandi bavuga ko bitajyanye n'itorero abarizwamo rya Adepr, dore ko ari no mu bakristo b'imbere cyane kuko ari n'umuririmbyi muri korali Hoziyana, korali yubatse izina rikomeye hano mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Dorcas ariko yasubije avuga ko yambaye gutya kubera imbeho yo mu bihugu bajyamo kandi ko atashakaga gukonja. Yibukije ko na mbere hose ariko yabigenzaga mu ngendo zo hanze bakoraga. Mu busanzwe mu mahame ya Adepr kwambara ipantalo ni ikizira. Benshi mu batari barizwamo bavuga ko ari ugukandamiza abakristo kubera ko naho muri Bibiliya handitse ayo mategeko kandi ko muri iyi viziyo ibyo bitagezweho, dore ko hari n'abagenda bava muri iri torero kubera ayo mabwiriza. Gusa ikigaragara cyo uyu mubyeyi gushyira ijipo hejuru y'ipantalo bigaragaza ko ari ugutinya kwambara ipantalo yonyine yirinda uruvugo rw'Abadepr. Dorcas yemeje ko urugendo rwabo rwo mu Bushinwa ari urw'ubucuruzi atari ibitaramo bagiyemo. Ati abantu bataza kubyitiranya n'ibitaramo twari tumazemo iminsi muri Amerika. Ubu ikitujyanye mu Bushinwa ni ibijyanye na bizinesi yacu y'ubucuruzi, dore ko aba bahanzi ari abacuruzi b'amatara mu mujyi wa Kigali. Mu busanzwe Papi Clever na Dorcas ni abahanzi bamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose kubera indirimbo zo mu gitabo baririmbana ubuhanga. Kuri ubu bageze ku rwego batakiririmba ikinyarwanda gusa, ahubwo basigaye baririmba no mu giswahili ndetse n'icyongereza kugira ngo ubutumwa bukomeze gukwirakwira ku isi yose. Ibi kandi binagaragazwa n'uburyo bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo, dore ko bamaze kugira abantu barenga miliyoni by'abakurikira kuri channel yabo ya YouTube Papi Clever na Dorcas banyuzaho ibihangano byabo. Aba bakozi b'Imana uretse gukundirwa indirimbo zabo zihembura imitima ya benshi, abantu banabakundira uburyo bagaragaza urukundo hagati yabo, ndetse abantu ntibahwema kuvuga ko babigiraho kubaka urugo ndetse n'urukundo. Mushimiye bakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho ni ku gihe. Ndabashimiye.